gatunze muhamagare. Jesus. Ivi. Yesu nawe. Ivi ni wowe. Ivi ni wowe. Mana yanjye uze. Ivi ni wowe ugize gutya. Mana wenda wowe. Mana wowe usimunga mushobora. Ivi ni wowe ugize gutya. Mana yanjye we. Eguka basi tujye mu nzu. Eguka. Ivi. Basi turabasha kugenda tujye mu nzu. Mana we. Ntiyari we. Garuka. Mana we Ivi n'usuko. Niba kugize utya. Ndetse bakubite hano. Cyangwa bakujugunye hano. Ntiyari. Mwiriwe neza bakunzi ba filime Ibanga. Nongeye kubasuhuza njye muvugana ni Abitu Studio. Twongeye kugaruka mu kiganiro Ibanga Film Discussion. Cyari igihe kinini tutongera guhura ariko nongeye nagarutse ndaje ngo tube twongera tuganire kuri filime yanyu ndetse turebe filime nziza ariko mo kudukorera itubereye kandi iryoheye ijisho. Hano tugiye kureba ikibazo cya Yves ubona ko muri episode ya 267 Yves yari arwaye cyane ndetse banamuhondaguye ubona ko ni indembe. Ese Yves murabona bizagenda bite? Reka dutegereze turebe episode izakurikira ariko nibyo kugira ngo tuyiganireho mureke turebe kuri iki ubundi ari Nyambo wahise amubona bwa mbere. Nyambo yaravuye mu mujyi guhaha asanga Yves ari hanze ku gipangu. Ubwo nibwo yahise amutabara ndetse amujyana mu nzu ahita ahamagara Niyori kugira ngo baze bamurebe. Ese muribaza ngo byarangiye bite? Muri kubona ko n'ubucuti bwa papa wa Yannick ndetse n'ubucuti bwa papa wa Shiri wa Yannick muri kubona ko burimo kuzamuka cyane ariko ni ngombwa kugira ngo bizamuke. Nkabibariza nti ese muri kubona iyi filime iryoshye cyangwa irabishye? Reka dutegereze turebe episode izakurikira ukuntu izaba ihagaze. Njye mwari muri kumwe ni Abitu Studio. Nkomeza gushimira abantu dukomeza kubana umunsi ku munsi ndetse nkabashimira cyane. Ciao ciao.